ariko simbabeshe namubwiye nyine nzi ko atari bweme umvaga umutima wagushutse kabisa nabyo numvaga Karabye umunyamujyi n'umunyamutara nawe kuri Chelsea byagenze bite nuko nyine byagenze so wabonaga meze ati like umubona uzwo narameze mico bagiye kubana ari insongoye ndagukunda urabizi akarwasa ntabwo ariko nkunda ntari mwiza yari size icyo gihe none ubu yari mwiza impano y'ubuzima yakomotse mu ijuru ku muramyi wanjye mukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora Hey. Yesu arakora ID. Sembura na comment shira. Thank you so much for coming. Yes arakora. We are happy to have you guys. natwe turanezerewe cyane Yes njya nipfana murasa neza. Kabisha ariko Cyane kabisa. Zapa asandeba wagira ngo ngewe nsa nabi nsa nabi ra cyangwa wagira ngo nshireho hano nindo abahitemo like muri mwe muri ndo hisemo Ati musambare gutya. subiza nubesha ndakunyomoza Sayirwaje yabyutse agenda ntabwo nihitema neza okay ariko wowe wahisemo nyuma ushobora kuba wahisemo ugendeye ku byo nahise ushobora najyanye ahubwo shobora byarimo birajyanye yeah harimo kaka zitwa na imibere ntabwo nzi byiza cyane yagiye ibana n'ibura yeah so welcome to Spartan Show thank you tegereje shizigiye natwe kabisa byari yeah kandi nishimye no kutumira mwinje macha na yemo ndakubwira mukakire one of my favorite songs yeah iyi ndimbo kwanza yapo tutaraje cyane Davis mukanya Martin araza guturuka hasi cyangwa tubihere kwa kundi tubikore bareka tubihere kwa kundi tujye kwibwira like 99% Travis ko abazi so tujye kwibwira 1% tabazi kwibwira se wa muntu umwe kwijana ya murakoze cyane ngewe nitwa Serugo Ben ndi umugabo ndubatse ndi kumwe n'uyu mufasha wanjye hanyuma dufite umugisha Imana duhaye abana batatu umwe iramwisubiza dufite babiri hanyuma tukaba turi abakristo turakijijwe dusengera mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko ndetse tugakora n'umurimo w'Imana muri Alarm Alarm Ministries nigeze kumva muvuga indirimbo yabo nshasha hanyuma tukongera tugakorera muri House of Worship in ministry yo mu rugo yangira ngo nuko nge nabasha kwivuga sinzi nanjye nitwa Chance Mbanza Serugo nibwo bwa mbere y'isi ryo zino bise bimusetsa nawe nibwo bwa mbere ko ajya ambwira ko ari ribi nyine abantu bamaje ubushize kuki wowe tujye tumva abandi bavuga nitwa ndakuvuga amazina y'abantu nitwa runaka nyine agashyiraho izina ry'umugabo kuki wowe tujya kudashyiraho none ndetse ni ribi nyabara ribi ndabyibutse ariko ngo ni byiza kubabwira ndabyibutse ariko wari gusobanura impamvu ari ni ribi gute ko ni izina rifite n'ubusobanuro ahubwo Serugo ni ukuba ni umuntu shefu wa famiye Serugo muka Serugo ni uyu niwe muka Serugo arabyemeye nyine gutyo nk'abandi umudamu nk'uko bivuze
aho dukora umurimo w'Imana twembi turahahuje ari mu itorero ari muri house of worship ari muri alarm byose tubihuriyeho. So hari kimwe ngo mutavuze burabakiteri ahubwo ahangaha yavuga ngo izina ryanjye ni ribi, ahubwo yavuga ngo turabakiteri babi. yavuga wenda ngo turabakiteri babi. Yavuga ko bitajyanye ridasona neza chance serugo mbona bitajyanye neza. Serugo ushatse kuvuga ko ari nk'iry'abagabo gutyo. Wanyine n'ubundi witwa izina ry'umugabo. Twongeyeho chance tugashyiraho rya rindi ryawe. Niryo ryiza. Oya ntabwo ni ribi. Ya turabakiteri ariko okay ntekereza ko tutarabakiteri beza ariko nyine turibo. Ntabwo tujya tubyibuka ntabwo ari ibintu byacu. kubaza muri interview neza Kongo ntabwo mujye mubyibuka kandi filime mbona ari nziza. Okay abandi wenda bareba mwereza ama link ngabona nsaka abandi bareba wenda bashaka kubona ari byiza ariko twebwe twabikoze wenda kubera dufite wenda icyo dushaka gutanga ariko twibonye ko turabakiteri abantu barabya appreciating baraza kugenda bakomeza banatwandikira batubwira ko bifata. Yes arakora arakora kabisa. Natwe tujya tubona comments nyine z'abantu ukumva ibyo ari byose abantu barabishima, birumvikana harimo n'abandi bavuga comments zitarizo apana zitarizo za nyazo nyine bitewe nuko bo babibona bakavuga nyine ziri negative kandi nazo ziba zikenewe kuko nizo duheraho tuvuga ngo abantu banenze iki noneho kugira ngo utaha. Kandi njye mpamya neza ko nk'umuntu ujyaho akavuga negative comments nawe ari umufana niwe mwiza cyane nuko baba bakurikirana umunsi ku munsi abazaho ibintu bivuye aho bigeze nabyo bari sawa. mbona no gusaba comments zaba negative cyangwa positive zose ziremewe kandi nziza. Anyway kapo ngenda yemera ku giti cyanjye ndanayikunda ni umugisha kubana nabo ariko nkuko bisanzwe dinge bafite n'amatsiko kuvuga na presque wala abacteur n'abaririmbyi beza cyane ariko dushobora kwinjira mu ndirimbo imwe ndaza gusaba ko chance ari uhitamo iyo muhitamo mucuranga nona ngombwa se iyiza hafi nta kibazo Mati miriri Bahira gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu aba mu miryango yose n'indimi zose hozana Yesu niwe mwami icyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu aba mu miryango yose n'indimi zose hozana Yesu niwe mwami. Oh my goodness niko kukirangira komeza gato. That was really nice. Yarasohotse iyi kera marayika bose batinyishijwe no kureba Yesu yarabishoboye urubanza ntari bishoboza imitwaro ntari kwitura mwami Yesu yayinkuye kurukundo rwe icyubahiro gukomera n'iby'umwana w'intama wacunguriye Imana abantu abo mu miryango yose n'indimi zose hozana Yesu niwe mwami.
wow dufatanye nawe ko mama ariko shimuru Edi meze ngira ikintu kimeze nk'ikibazo ndibaza mwahuye mute ko barahuje na kwijana no kuri pe nta usiga undi nta uri munsi y'undi chance arabisetse urumva yarankundaga mbere Isakara kuna. yarankundaga mbere noneho duhuye uburyo twahuye twari dusanzwe tuziranye imiryango yacu yari iraziranye noneho natwe tukamenyana nyine gahoro n'inshuti zisanzwe inshuti zisanzwe najyanye iwabo ariko we ntazi iwacu bivuga ngo najyanye iwabo we ntajye iwacu bivuga ngo wenda we ntiyankundaga ntabyo yari afite ariko ngiye kubera ko namukundaga nyine numva najyaga n'iwabo nawe araza kubisobanura niba utari nuko rero biza kugera igihe nyine ubwo nari ntuye mu burasirazuba nawe ari umunyakigali nta mpamvu ngira ngo ajye abantu benshi bashobora kuba ari we bazi kundusha ariko bitavuga ko ari we musitari kundusha kandi ndabizi na mico niwe yemera cyane kundusha nawe rata uhagarare hagati wowe uhagarare hagati uvuge ko wemera njyewe nawe avuge ko yemera kugira ngo bibalansinge gusa ikibazo naba nishe ikibazo cyanjye ko mwese murabalansinga 100%. Okay. None rero nari ntuye Burasirazuba we atuye i Kigali wenda mbivuze mu buryo bwihuse uburyo twahuye ariko twahuye mu buryo nyine bwo kwinjira muri relationship ubundi twari dusanzwe tuziranye duhura nigeze ngiye kugenda ahantu ku musozi bya bindi abantu basuzugura nigendera ahantu ku musozi tujya gusenga nsengera umugore kandi nari ntaragera mu gihe cyo gushaka ahantu twari turi mu giterane Nyagatare noneho baravuga ngira ngo hari no muvuga butumwa aravuga ngo umuntu wumva bifuza abantu bumva bifuza kubaka urugo bandika ku gapapuro ese niba ari umukobwa bandika umugabo wawe urumva agomba kuba ameze ate describing ushireho nyine critère niba uri umusore nawe ushireho umukobwa wumva wifuza kera hari ukuntu niba ari ukutubesha niba ari twe twibeshaga ngo Imana iyo isabye umugore ngo ikuzanira ikigore kibi menya ari twe twibeshaga ngo ikuzanira ikigore kibi ngo ariko ngo uce umutima mwiza urumva noneho rero umuntu akajya gusenga bigatuma umuntu yinjira mu rushako atigeze abisengera kubera ko atinya ko nabisengera Imana irazana ikigore kibi ariko nyine ngo kiza ku mutima tukiyaza se wamugana Imana yo igira gusaba agira imitima myiza ariko batagira amasura meza urumva nari cyo gihe rero ngewe nanjye nanditse ku gapapuro nyine nandika umugore nifuza ukuntu agomba kuba ameze mu bintu byinshi wenda nanditse bimwe sinanabyibuka ariko mu byo nanditse nyine nanditse ni ibingibi no mugore afite nashakaga umugore utagira umujinya umugore utashibura abantu baje mu rugo wakira abantu neza nyine w'ibyishimo ukunda abantu uwo mugore naramukundaga ariko nkakunda n'umugore w'inzobe ikibazo nyine naje kugira ntabwo ari inzobe aho ntabwo nashubijwe nakundaga umugore w'inzobe ariko azari imibiri yombi nyine ndavuga nti aho ngaho nta kibazo ikindi noneho numvaga nifuza mu by'ukuri kubera ko nakundaga kuririmba icyo gihe numvaga nifuza umugore w'umuririmbyi ariko none Imana bana ihita ibinkorera aho ngaho iransubiza numva muri ibyo bintu bitatu mvuze kimwe gusa nicyo kitashubijwe nyine mu buryo bwuzuye yampaye imibiri yombi nari nasabye inzobe ariko nyine ndavuga nti yatanze na option se kamukoro ariko nyine we noneho rero nyuma y'icyo gihe urumva icyo gihe nanakoraga ibyo ntaragira gahunda yo gushaka nyuma rero naraje no muri alarme nza kumubona umunsi umwe nyine numva nyine ntago ameze nka kwa kundi nari nsanzwe mureba urumva noneho icyo gihe n'umutima utangira kunganiriza ariko njye mvuga wenda ko ariko sinkunda guhanura cyangwa kwerekwa ariko ntekereza nyine ko uwo munsi Imana yanganirije kubera ko ibintu yanganirije nyine byabaye ibyo
kuko umutima warambwiye ngo ninjiye muri practice ya alarm umutima urambwira ngo cyangwa arimo ayoboye practice umutima urambwira ngo uriya niwe mugore wawe urumva nta kintu ndamubwira nibereye mu ntara ari umunyakigali aza amakaritiye yose y'ikigali ntayo nzi ndavuga sinzi ko bizava mu mutima nyine ndawucaha birumvikana ndawucaha noneho umutima urawucyaha ndawucaha ndabwira ariko umutima bibiri yibaho kurusha ibintu byose gushukana ushobora kuba wanshutse rero ntabwo ushobora kubyemera gushukika urumva ndawucaha next ya weekend indi yakurikiyeho naraje ngeze kandi muri ntuzi aho dukorera practice mubonye kandi umutima urongera urambwira uyu ni umugore wawe urumva ndongera nsa n'umuntu w'ucasha ariko nyuma yaho nyine ntangira kugenda numva mwiyumvamo ukuntu bitari bya bindi by'abantu bakorana umurimo w'Imana gusa ntangira kugenda nyine mwiyumvamo kugeza igihe nyine umutima wanyemeje kugira ikintu mubwira ariko simbabeshye namubwiye nyine nzi ko atari bwemere Umvaga umutima wagushutse kabisa nabyo numvaga wanditse umunyamujyi n'umunyamutara nawe kuri Chelsea byagenze bite nuko nyine byagenze ese wabonaga ameze ati like umubona uzwo narameze mico bagiye kubabona ari insongoye ndagukunda urabizi ariko rwose ntabwo ariko nkunda ntari mwiza yari size icyo gihe none ubu yari mwiza ariko nyine ukuntu yari ameze nyine wabonaga nyine ameze ukuntu kwakira ipantaro yambaye ipantaro yambaye hano gutyo unanganaye uretse wenda nka ba mico wenda babyirutse ubu kera ntabwo ari zo twese twambara ubu ngubu ntabwo ndenganyije abantu ubu ndandenganyije wowe utarabimenya kugabanya utarageraho abantu barutuye birashoboka nabyo so noneho tutaragenda ku muziki cyane ndagira ngo umenye the first day ako approaching cyangwa se kujyana kuri date cyangwa muduhe iyo scenario kujyana kuri date ntawe yanjyanye namujyanye ibyo byo mubimenye ntawe namujyanye oye umunsi wa mbere mu approaching ko azko nabimeze Baradusekeje kabisa twari dutasoza tugiye Burundi bivuga bato bivuga propose mu modoka propose yere mu modoka yeshe kuri televiziyo so mwe mwicaranye twicaranye mushaka nyuma rumata blague se mutujyane muri icyo kiganiro what happened ya njyewe nyine nibya bindi nababwiye njyewe namwiyumvagamo numva mukunda n'umutima waranganirije umbwira ko ari we mugore wanjye ndangije rero tugiye mu ivugabutumwa icyo gihe ndibuka naramuhamagaye nari ndi Nyagatare ndambwira nti uyu munsi nanjye ndibuze turi bujyane Bujumbura ngo uze kumfatira umwanya wenda sibyo urabonye ni ufatira umwanya hafi yawe ngo twicarana birumva noneho nawamfatira umwanya koko tugenda twicaranye turagenda turambuka ku Kanyaru tugeze i Burundi sinzi agace twara tugezemo umutima urambwira ati ariko rero cyajambo rivugira ndabona none ndasoze Burundi birarangiye nta jambo nshobora kuvugira aha ngaha kubera ko ubu tugiye mu ivugabutumwa aramuka mpaye igisubizo kiri negative ebana n'ivugabutumwa ryanjye rirapfa ndavangirwa urumva umutima ndatangira kandi ndawucaha nuko ariko uko tugenda ukomeza nawe ugenda unsunika ariko iki nicyo gihe bimubwira urumva ngeze aho nyine umutima urandembya ndaremba ndavuga nta kundi ntabwo ari njyewe wa mbere wanzwe urumva ntabwo ari njyewe wa mbere wanzwe sinanjye wa nyuma ubwo ngubwo nibidakunda nyine njye ndigendera mu ivugabutumwa nta kundi ndamubwiye turi mu modoka urumva nyine nk'uko yari abivuze yumvaga nyine ari ibintu by'imikino ariko nyine imikino namwe murareba ko yaje gutanga nitwe ko nasa bigenza azambwira ngo ariko umunsubize mu rugendo umunsubize hano nabonaga nyine ushobora guhubuka nabonaga n'ubwo bitekerezo muzafata umwanya bitekerezo ngo uzabone kunsubiza kandi urafite igisubizo ako kanya sha urebye yarankundaga urebye ariko urebye nuko numvaga bitarageraho cyane ho kubana ariko numvaga nta ari umuntu mwiza kandi mbona ufite ibintu byose nasabye Imana kera igikara inzobe
igikara cyangwa inzobe oya njye navuze ngo mpano za nk'umugabo gusa cya mbere ukijijwe cya kabiri ufite impano imwe mu zo navuze antara gucuranga cyangwa kuririmba cyangwa kwandika indirimbo nagaze umutima arambwira ko wabivuze byose navuga nanjye ndawe ngerageje nanjye umugabo umukristo ufite impano yo gucuranga no kwimana namukuraye ntawe nabona ndavuga mana byose nshaka mukristo sinitaye ku isura ndashaka uzamura usura umeze gute ariko pfa kuba gusa azanyemerera umuhamagaro ufite ukazakomeza akumva imana irenzaho byose irabira ibyo navuze byose irabira igwa n'umuacteur ubu nashobora guhita yibaza ese byahise bicamo nta gihe cyaba cyarageze ukumva umwe muri mwe kumva chisitire kuvuga reka mbivemo cyangwa se ibi nibyo wow kuva icyo gihe wow that's good anyways ni byinshi ariko akatumyeruke kandi gace gato hama mukanya barabaza muri wene indirimbo imwe mu testimonies yanyu yubaka abantu benshi nukuntu mamaze igihe kinini mudafite urubyaro nyuma mikaza kuva njya mu ducire mu gace muri iyo jani ya maduce jani y'urukundo muri make muri niyo jani sasa hangire ubwo rugendo ntabwo rwari rworoshye by'ukuri nkunda kubwira abantu ngo umuntu wese ari mu kibazo ntacike intege ejo hari igisubizo kuko ndi umuhamya wabyo neza nk'uko twabivuze mu ndirimbo ndi umuhamya ko bivuga neza ko Uwiteka agira neza kubera ko niba ari ikintu kigobe cya mbere kibaho uri umwana ni bibi ntabwo urarongora sibyo wanda sinzi niba nawe ni uko muzasengera ikintu cyitwa kubona abana ni bibi ni ikibazo cya mbere kibaho ku isi ushobora kuba umukene kubona abana akora mu tubaye mukiri ukagira bakaguha amazu yose akomeye mu Rwanda udafite umwana ubona nk'ubusa umwana rero ni ikintu gikomeye cyane iyo ubuze umwana rero ubuze ikintu gikomeye pe twari mu kibazo cyo kutabona abana ariko Imana yo mu ijuru himbazwe cyane ko how many years again 3 years okay Imana yo mu ijuru himbazwe ko ntago twiza tugira n'intambara muri urwo rugendo wow ana ngambwira buri gihe niyo ndi kuri social media buri gihe ndamusha ndambwira kabisa sati mukuri mukuru kubera ko yambaye mwiza niza stress ngo kubera ko utari kubyara kandi abizi ko abagabo benshi babikora yabona muza abana kabati umugore bikina biki ariko ntabwo yiza stressa neza ibibazo aho twahoraga mu buzima bwo gucika kubera ko twarabuze umwana wacu wa mbere tuba twaraga nakwibuka nagira crise y'umwana akamba hafi nawe yagira akamuba hafi tubana na hafi muri ubwo buryo imyaka 3 ni myinshi yego ariko ko twari dukundanye nta stress iri hagati aho ngaho bituma bitagira cyane ariko ntabwo byoroshye hanyuma irindi wese arakora ntabwo harimo kandi yes arakora rero ni indirimbo yanditse njye ntabwo nzi kwandika nange twanditse kandi sinzi kwandika naringiye kubivuga kutabizi yanditse Imana yadushumbusheje umwana wacu dufite nkaho wa kabiri ariko nkaho wa mbere tukimara kubyara Yesu avuga ati nzigomba kwandika indirimbo gushima Imana ko Imana tuhaye abana yego nibwo yandika Yesu arakora ni Ben yanditse yose nta nagato namufashije niba yashakiye melody ni wowe cyangwa nawe niwe wow anyway ni ikintu gitari kigaragaza ishime rinini cyane kumara icyo gihe runaka abantu bavuga of course nawe ubugira iyo crise ni biba bitoroshye ariko nyuma Imana ikabikora ni nk'ikihe kintu uba wumva nyuma ukimara kubona umwana cyase kiguzaho ku mutima ushobora kuvuga chance cyo cyambere ku mutima niba nabwira abantu niba udafite ijambo ryiza wabwira umuntu mu kibazo udafite ijambo ryiza uzamwihorere wow aho yamubwira ijambo ribi mukomeretse niba wumva kumva ntabwo ufite ijambo ry'ihumura mubwira sure kuko hari abantu usaba bayo ngo bavuge nabi hasa umuntu akakongera igisebe mu kintu ibyo jambo rinini nakuyemo niba ukumva nta jambo ufite wamubwira muri make hari wari kubwira ribi cyane ntabwo byabura njye mfite amahirwe ntabaremwe Matthew sinzi wowe njyewe meze ibintu byinshi byo kubabaza
urakoze n'abantu bari gufanira hariya none ukaba mbese ndi kumwe n'abasitari kabisa Edi ngira ngo na message zabaye nyinshi cyane abantu bakomeze kugenda batwandikira kuri The Gospel Turn Up Show ni Instagram yacu cyangwa mukatwandikira kuri nimero igaragara kuri screen mukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa message bisanzwe ibibazo mushaka ko tubabariza ikintu cyari cyo cyose kuri Ben&Chance message zo ni nyinshi ndabibona kabisa turaje tuzisome tusomeho nkeya hari uwanditse ngo wow ndishimye kubona abo baririmbyi ndabakunda cyane ni Mugeni Kabeza urakoze cyane Imana mumugisha message ni nyinshi hari indi Yesu ashimwe cyane ni Theobald Kabeza Remera turabakurikiye biraryoshye cyane suhuriza abo bakozi b'Imana turabakunda cyane Imana ikomeze ibagure hari izindi message zaje nyinshi kuri message bisanzwe hari uwanditse ngo iyo couple Imana iyimpera umugisha nari narababuze kuko nari narababuze kuko nasubijwemo imbaraga ibyo numvaga indirimbo yanyu yitwa Yesu arakora iyo numvaga indirimbo Yesu arakora none rero nanjye namubonye akora ubu mfite umwana w'umukobwa wow kandi nayumvise nihebye cyane Imana ishimwe urumva indirimbo yanyu hano Imana yagicoye mufasha n'Imana navuga mukora ibitangaza Edi message ni nyinshi turaza kugira undi mwanya kuzigarukaho ariko nawe kazi kubaza n'abanyamakuru iyo ndirimbo what does it mean to you ko isakora bita binyereka ko ikibazo cyose ni reference kuri ba nyiri indirimbo kuko idikira ntabwo ni ikigeragezo navuga kitoroshye so iyo kinyuzemo gutyo after 3 years Imana igaguha umwana Yesu arakora uretse n'ibyo bigaragaza ko n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose Imana ishoboye niko indirimbo usibye n'uwabuze urubyaro ni ikintu nta gahunda sinzi twese tugeze Imana ibamugisha cyane eneze kaba tuzamuye indirimbo hanyuma turagaruka mu kanya tujya mu kindi section I'm so excited about alright reka dukomeze n'indirimbo yawe good gahunda ni kwa kundi bari do matter we turn up Ben&Chance message zabaye nyinshi nguko tubivuze ariko indi message mbona ntapfa kurengaho yo ndanezerewe kuri abo baririmbyi nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu gusa nejejwe niyo ndirimbo batunyurijeho ngo Yesu arashoboye nukuri arashoboye ndabihamya nukuri iyo couple nireka kuririmbira Imana izobahana pe nagatwareka ni mugira ikintu nuko ntabwo tuzabireka aravuze ngo arabakunda cyane baragukunda kabisa kandi uhumure ntugire ikibazo ntabwo bazabireka kuririmba reka ahubwo mbere kuri cyerekana ibariza ikibazo gukorana muri ministry muranakorana mu kazi gasanzwe ministry couple imwe muri ministry biba byoroshye ministry yarama rimbana muractinga na byose murabana bigenda gute biragoye kubera ko ajya ngora cyane kugira ngo duhuze ibintu byacu neza tubikore biba byageze hanze ariko byaranyuze ahantu kure urumva hari igihe tuvuga ku rugero ngo dufite shooting akaza cyangwa kibagirwa nko kubwira abantu tugomba kujyana nabo kuko niwe manager wanjye niwe manager agomba kuvugana n'abantu bose tugomba kugendana n'ibiki noneho twagera ku munota wa nyuma nkabona afashe telefone atangiye guhamagara abantu ntabwo babizi nibura nk'icyumweru kimwe mbere basi bikazamba urumva hakaba ubwo akererwa rimwe na rimwe arakantu kamwe yankoreye rwose mivuge reka mbaze nkavuge n'abavuga ibintu gukererwa ni ukuvuga ngo gukererwa guhuza urabona Imana igira ibitangaza Imana ubundi iza kubireba wenda simbizi mu buryo bwayo
igafata umugabo n'umugabo ikabahuza akaba ari bazajya baba umugabo n'umugabo nyine bakubaka urugo cyangwa igafata umugore n'umugore bakubaka urugo kuko barahuje abagabo nabo barahuje noneho rero gufata abantu babiri badahuje imitekerereze ntigihura neza priorities ntizihura ibintu ibyo akunda si byo nkunda ni ukuvuga ibintu byose gusa bidahuye ariko nyine Imana ikavuga ngo nimwe mugomba kubana hagenda habamo ibintu bimwe na bimwe ako narincishijeho kari akantu k'urwenya kandi nako kaba gakenewe mu buzima abantu baseka bakabakunda ariko mu mikoranire yacu ibyinshi biroroha kubera ko tubana mu rugo tubana mu rugo iyo nagize amahirwe Imana yampishuriye akaririmbo ushobora kumubwira ngwino wumve akaririmbo Imana yampishuriye akaririmba akakumva agakunda tukakaririmba gutyo nuko bikaba birarangiye nta n'indi practice tuyaduko n'uwadutumira wenda kujya kuramya iterane runaka cyangwa se mu itorero runaka ntabwo tubanze kwicara ngo dukore practice aya ni bisanzwe nyine byari dusanzwe dukora ubuzima bwacu none byagira nyine nk'ibyo kuri church niho dukunda nyine kugira ibintu biri serious cyane kubera ko kuri church nyine ndi umuyobozi we hari ukuntu nyine muha umurongo iyo mbona ashaka kugenda gutya ukuntu muha umurongo nkamugarura ariko nabwo nyine tukahura bigakunda kubera ko nyine n'ubundi ni ibintu akora abikunda kandi biri mu muhamagaro n'umutwaro byagira no muri alarme nuko nguko urumva no umuyoboro ndi muri alarme umuyobozi muri alarme ariko bari kuyobora so mwara kuyobora ndi kumuyobora oya naho ndamuyobora ariko nyuma akaza kuba manager mu rugo muri house of worship niho anyoboye niho anyoboye niwe manager nyine ngiye ubwo ngubwo ndi makanika ni nkuko mukorera ariko kubihuza mu by'ukuri ntabwo navuga ko byoroshye urumva aba nafite n'inshingano nyinshi zo mu rugo kwita ku bana kureba ibyo bintu byose byo mu rugo njye kandi sinabishobora akaba iyo rimwe na rimwe nyine mubwira nti kuki watinze kuki wagize gutya kandi mu by'ukuri yari afite ibindi yitagaho nabyo by'ingenzi mu rugo nyine nk'abana ibyo bigenda bibaho ariko kubera ko ari ibintu dukunda biri mu muhamagaro wacu tunakunda cyane tugerageza gushaka akanya nyine tukabihuza bigakunda wow chance nasize inyuma nasize muri ntabwo navuga ngo turi kuri cya twese ku murongo 100% oya ariko ibyinshi ni byiza gukorana muri ka couple ni byiza cyane kuruta gukora mutari nka couple kuko umva kenshi muri kumwe akenshi bipfa mu bamubibona mwembi ukavuga atanga aho byapfuye utanze abikosora nyine byanga byakunda ntabwo haburamo nk'akantu nk'uko avuze ko bukereze ubwira gute kandi ubu ngubu agambye ngo nakererewe akambwira ngo ntawe urabizi nako ntabwo bizi abana babiri banjye ndahekana bombi baregeranye cyane ngomba kubita ngomba kumuterera pasi tujya muri clip ushaka imyenda itere pasi muhanagura inkweto ushaka ibintu byose bya clip kandi yagiye nzane radio turi bucurangishe nzane ibintu byose gitari nze nikoreye ubizana nagiye kamwe wakaburamo wakibagirwa intambara ariko mu by'ukuri 99% ni byiza cyane ko murumvikana muri byinshi mukavuze muramenyerana ku buryo bakumenyerana n'ijambo riri mu ruzana ku buryo biboroheje Martin, I want to be like them when I grow up. Uziko nibyo nagiye kuvuga ni he nama mwagira yite no gushaka umuririmbyi singo umuririmbyi gusa ariko gushaka umuntu kabisa mu byumva kimwe umuntu mufite umuhamagaro umwe biraborohera kuta gushaka umuntu utandukanye ushobora kutabona umugore w'umuririmbyi ukabona umugore w'umwinginzi uzajya kwingingira urimo ugiye kuririmba ahantu nyiragusengera kugira ngo impano yawe itere imbere ushobora kubona umugore ufite impano gusa ushobora kuzuzanya n'iyawe yo kuririmba ushobora kubona umugore uzi kwandika indirimbo ugira ama inspiration ukajya guha ama inspiration ibyo byose birashoboka ntabwo ari ngombwa gusa umuririmbyi ariko nanone ku rundi ruhande uramutse ubonye umuririmbyi njye ntekereza ko ari byo byiza kurusha ibyo bindi twavuga abo bandi twavuga ubwo
Ediyumvisha Ediyumvishe anyways tukomeze dushimire abantu badukurikiye kuri Authentic TV in the Gospel Turn Up Show. Message ni nyinshi cyane. Hari umuntu wagarutse aravuga ngo hey iyo couple ndayikunda kweri, batubwire social media bakoresha. YouTube ni House of Worship, entre parenthèses Ben&Chance. Instagram ni House of Worship, Facebook byose nuko. House of Worship. Yeah, so tell us about iyo twakomeje tuvuga by'ubacteri bya filime njyamune mbona nka every week buri kwa kane buri kwa gatanu. Aha. Tell us about it. Ese wanavuze kare ko ari ikintu mushaka kubwira abantu iki. Bo filime yacu kuniteye twaraciye turatekereza cyane turabyitondera tubona hari abantu benshi badakunda indirimbo. Abantu benshi badakunda indirimbo. Hari abantu benshi badakunda umuziki ariko kandi b'abakristo. Hari n'abadakunda ijambo. Hari n'abadakunda ijambo rye babwiriza akumva akesha ntege mubona umuntu yaje kubwiriza ukumva mwarasohotse mu ndirimbo gusa. Ariko tubona urubyiruko rwinshi cyane ruri ku social media, niho ubwenge bwaragiye kuri social media cyane. Bamwe noneho corona yarabaye hamwe ntibanagiterana. Umutera mu masengero abantu bayo bake cyane. Ako basi bari kuri YouTube bari hehe? Turavuga tutese kubera iki tutafata message yacu ko tuba dushaka gusa ngo tugeze message ku bari twatuisi cyane twebwe intego yacu nyamukuru imiryango ibeho neza. Divorce yabyashobora ngo dukore ko dushoboye kose zishire burundu mu Rwanda. Nuko tubabazwa n'icyo kintu cy'ama divorce aba menshi, imiryango igira amakimbirane, ababyeyi bahohoterwa, abana bahohoterwa, imvugo dukoze ku mutima. Twakora iki kugira ngo dutange ubwo butumwa bwacu? Abantu benshi babibone. Turavuga tuti turebye neza inzira za filime zimaze abantu benshi barimo barazirebamo gutya kandi bakabona bazitaho kuruta meme n'indirimbo. True. Uje ushaka kureba indirimbo yati ukayireba ukayisubiramo ariko filime ntibasubiramo gushaka haga gusa nka filime iribwe n'abantu benshi. Ugahora n'umuntu ngenda umupagani hari n'uwo nabonye yanditse ngo ni umuyisilamu ariko ngo inyigisho z'imi filime ngo barazikunda ngo ashaka kutari indirimbo irimo ariko message wanyuje muri filime akayibona. Turavuga tugafatanya filime message zacu muri filime ku buryo twa imiryango igomba kubanaho neza ko ariyo ntego y'ubuzima bwacu ngo imiryango ibeho neza. Tunyuze muri filime abantu babibona ntabwo mu by'ukuri hati dukora filime ariko suko turabatrice beza n'abatari beza suko twabikeneyemo ibindi bintu gusa nuko twakeneye ngo tunyuze message yacu aho ngaho. Sinzi banyumva amasaha arimo kugenda Edi yirukansa ariko ndifuza twagira part time mini part 2 ariko part 2 ntacyo twazaye. Sure, turabashimira cyane kuba mwitabiriye tumwe bwacu The Gospel Turn Up Show. Message ni nyinshi gusa twibutse abantu ko iki kiganiro bashobora kuzagikurikira kuri YouTube yacu byari Edi mukanya bashobora kuza kugikurikirana. Bagende gusaba kandi kuri kakano subscribe ku buryo kitaza kubacika. Abatakoze subscribe kuri channel ya House of Worship. Bakora subscribe. So Ben arimo arakora gutya nyine reka tugende tunasoza. Turabashimira cyane kabisa abakoze umwanya wabo niba byoroshye muri weekend ariko bahageze. Mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kuyarondora imirimo Yesu yankoreye njyewe nayingayikiwe njyewe ubwanjye wese ndubuhamya ntacyo mfite Yesu atampaye ikintu kinakora atari kuririmba ishimwe rye. Mfite amashimwe ibihumbi sinabasha kurondora imirimo Yesu yankoreye n'ukuri nayinganyikiwe njyewe ubwanjye wese ndubuhamya ntacyo mfite Yesu atampaye ikintu kinakora atari kuririmba ishimwe ryiwe. Impano y'ubuzima yakomotse mu ijuru ku muramyi wanjye mahoro
umutima nayahawe nk'isezerano ridashira sintinya ubuzima kuko umwami Imana imenyera byose yandize kwiheba iyamaye Yesu izamara ibindi. Wow. Tubashimire Yesu izamara ibindi. Yeah. nagira ngo ni yanyu n'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Kake byakunda n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha ukomeye kumenya Yesu bamubambye umwana w'Imana kugira ngo amindurwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu yahagaze mu cyimbo cyanjye mu rubanza ibyaha byanjye urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye ipfira urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye ipfira. Wow. Thank you so much for coming. part 2 Edimbo rero no gushimira abantu bose bajya batwandikira binyuze kuri message bagiye kuri YouTube bakareba ibiganiro byashize twashyizeho mu minsi ishize bagiye bagakanda subscribe kuri channel ya Ben&Chance ariyo yitwa House of Worship. Mwese turabashimiye Degana Pchona Kagaru kandi The Martin hamwe na Edini Show. Yeah, once again thank you to these people For real. yeah. turabashimiye muri twizera no kuduhamagara Martin, reka dusoze basengera abantu bose bari kujya twagumye tuvuga abantu bafite bigoye ko Imana ikora. Hari n'ushobora kuba ari kubyumva ni nk'inzozi ngira ngo namwe ibyo bintu mushobora kuba mwaragiye ukumva ndagira ngo just mugire umugisha mu baturaho umunota umwe tunasoza. murakoze cyane abantu bakurikiye mu by'ukuri twebwe ni mu bantu batagishidikanya imirimo y'Imana. Birashoboka ko umuntu yagera ahantu akumva arashidikanya ko hari Imana ye wenda se yabikoze cyangwa se byahuriranye gutyo gusa byikoze, ariko twe turi mu bantu mu by'ukuri tutakiri ku rwego rwo gushidikanya imirimo y'Imana. Niba rero ushobora kuzamukana natwe mu kwizera, ndabizi dushobora gusenga mu munota umwe cyangwa mu magambo yoroheje, ariko Imana irabyumva kubera ko ireba ibiri mu mutima. Ishobora no gukora cyane nk'uko ijambo rivuga, ishobora gukora cyane ibirenze ibyo twebwe dutekereza. Imana yacu igira neza, duciye bugufi imbere yawe, turagushima ko waturemeye bino bihe byiza byo kukuramya, kuvuga imirimo yawe ikomeye, ibitangaza wagiye ukora mu buzima bwacu. Ni ukuri Imana uri uwo kwizerwa, umunsi ku wundi, isaha ku yindi, uri Imana yo kwizerwa. Nta na rimwe wigera udutererana, nta na rimwe wigera dusiga ngo tube turi twenyine. Uri Imana ibana natwe turi mu byiza, uri Imana ibana natwe turi no mu bibi. Rero muri aka kanya Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje kuko uri Imana itwitaho kandi dutekereza ibyiza igihe cyose. Turi ahangaha muri studio mwami w'abantu, ariko birashoboka ko hari abantu benshi badukurikiye barimo bumva imirimo yawe ikomeye wakoze ku muryango wacu.
hari abari mu ntambara zikomeye, hari abacitse intege, hari abasatani twaje igitugu, hari abumva bacitse intege bari mu butayu butandukanye. Mana yacu igira neza, baba barabafite ikibazo cyo kubura urubyaro, niwe Mana itanga urubyaro, kuko ijambo ryawe riravuga ngo umwana ni umwana uturuka ku Uwiteka. Niyo mpamvu data tudashidikanya neza ko abana badaturuka iwawe, niwe utanga urubyaro. Ndagusaba rero Mana kugira ngo umuntu urimo gukurikira cyangwa uza gukurikira nyuma akaba afite icyifuzo cyo kuba yabona umwana, Mana yacu igira neza, ubabere umugisha, ubakorere igitangaza, umuntu wese asubizwe maze akanwa ke umutima we byuzura amashimwe. Mana yacu igira neza, uri Imana tubwira kandi twizeye kubikora, uri Imana twiringira tudashidikanya, uri Imana yakoze ibikomeye turabibona. Niyo mpamvu muri aka kanya Mwami tubivuga dushize amanga, twizeye tudashidikanya ko ushobora kubikora. Uri Imana ituye inyuma y'ibihe, iyo ibihe biduhindukanye twebwe nk'abantu, iyo tubona byanze, iyo tubona nta nzira, wowe uri Imana itagengwa n'ibihe, ntabwo ukorwaho n'ibihe, uri Imana ikorera mu gihe cyayo. Muri aka kanya rero Mwami w'abami, bari mu ntambara zitandukanye ndabakweretse kugira ngo bagirire neza, ubatabare, ubaruhure imitima, bumve baguwe neza mu izina rya Yesu. Tugiye rero gutaha Mwami, dusohoka muri studio n'abandi bakomeza akazi bari hano, ubane natwe twese, ubwo tuzongera guhura twese turi bazima tuzongera tugushime, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubyambaje. Amen. 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 Nakagaruka gahunda ni buri wa gatandatu guhera saa 8 muri kumwe na The Martin hamwe na Dimico. Nuba twagenda tubasigira indirimbo ya Erika na Jessica. By the way, bafite indirimbo yenda gusohoka mu cyumweru gitaha, Easter song. Nairungutseho gato, indirimbo ira red song. Yeah, so nakagaruka turi kumwe namwe, turabakunda cyane. The Gospel Turn Up Show naho icyumweru gitaha. Imana duhana umugisha. Ciao ciao.